icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize twaje mwiza twaje ngo twaje abanye utumaranira hari ukuntu ujya ugera muri studio bwa mbere nyine uzi ngo ni ibintu byoroheje hari igihe ujya ugasanga yo producer cyangwa ariko hakunda kuba harimo abantu benshi wareba aba bantu none ukavuga ati mu buzima ngiye gukotora birarangiye mbazaniye dore mundu ngo ziraburwunge naje mbazaniye zikisobeka imitima kandi zikisesa umubiri wose ngizi mundu naje. Murabizi turatembera tugera ahantu henshi hatandukanye tugiye kureba ibyinshi bitandukanye. N'abakobwa turi kumwe ahangaha mwamaze kubona kuri kamera zacu babita Isonga. Naza kugira byinshi bivuga ku Isonga, ni Isonga family. Mutaza kuvuga ngo umuryango w'abandi bawusuye kubera iki. Reka mbahe ikaze batubwire Isonga bisobanura iki, n'umuryango usanzwe bimeze bite. Isonga ni iki kuri bo. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nitwa Isonga Sara. Nkaba ndirimba umuziki wa gakondo muri groupe yitwa Isonga Family. Ndumva ari ibyo. Nitwa Clarisse Isonga, nanjye ndaririmba mu Isonga Family. Yego. Nawe ni ibyo. Ni ibyo. Nanjye nitwa Jeanne Isonga, nanjye nkaba ndirimba mu Isonga Family. Ni ibyo mbese. Ati nitwa Isonga Clarisse, Isonga Sara, Isonga Liliane. Mu byukuri uririmba mu Isonga, uririmba muziki wa gakondo, ubundi amazina yanyu yitwa Isonga. Naho mubarizwa hitwa Isonga. Kubera iki gutyo? N'umuryango mwagiyemo mu Isonga, byagenze bite kugira ngo Isonga ivuke kandi iririmba? Isonga nago nabyita ko wenda hari ukuntu abantu bajya bita amazina y'ibisekuru, ariko Isonga ntago ari izina ry'igisekuru, ahubwo Isonga ni izina twe twahisemo bitewe wenda nuko twari tugiye gutangiza groupe yacu, bitewe nuko twishimiye wenda igisobanuro cyaryo, hanyuma turyita gutyo, groupe yacu tuyita gutyo, bitangira bivuka nyine yitwa gutyo. Urumva nko washakira izina wenda company yawe cyangwa se yego. Nuko rero natwe byatangiye, hanyuma tuyita Isonga Family. Ubu ngubu turavukana, turabavandimwe, niyo mpamvu twayise nyine na family. Abantu babyumva nyine barabyumva, ni umuryango w'Isonga. Umuryango w'Isonga, ubwo niba byumva neza amazina asanzwe ntago mwitwa Isonga Sara. Yego. Amazina yanjye nitwa Mukarukundo Sara. Yego. Senseka. Senseka. Nzi ko amazina yanyu ari Isonga Family, Isonga Clarisse, Isonga Liliane. None nuko bimeze? Nese we ntubizi ko abahanzi wenda katuvuga abahanzi b'abajene baririmba nka Sekira, bajya bavuga ngo wenda garange nk'urugero kuri Ndera, kuri The Ben yitwa Mugisha Ben. Okay, neke rero. Okay, Isonga mwavuye ngo mwagishimiye bite n'igisobanuro cyaryo. Isonga kuri mwe bisobanura iki, bivuze iki cyaryo mwahisemo? Isonga mu Kinyarwanda ni ikintu kiri imbere, cyangwa se iyo bavuze ngo uriya muntu ari ku isonga nuko abahiga abandi, abaza imbere. Rero twishimiye igisobanuro cyaryo bitewe nuko natwe twifuza umuntu wese ikintu akora cyose, yaba ari ku ishuri, yaba ari muri business akora, yaba ari mu kazi, aba yishimira guhora ari ku isonga. Rero natwe ni muri ubwo buryo twahisemo kwitwa Isonga. Yego. Isonga mujya kuvuka rero byagenze bite kugira ngo mwite Isonga nk'abanyamuziki, mujya gutangiza Isonga byagenze bite, mwinjiye mu kuririmba gute? Mwari musanzwe mufite impano zo kuririmba murango reka tuzibyaza umusaruro, cyangwa hari uko byagenze kugira ngo muvuke? Twari dusanzwe turirimba, ariko turirimbira mu rugo bisanzwe. Hanyuma bigeze aho ngire ngo ni muri 2014, twese twari abanyeshuri, nanjye nari ngi ku ishuri, Liliane yari ari ku ishuri, Clarisse n'ubu ari ku ishuri, ariko hanyuma
ngire ngo njye nasoje kwiga 2018 hanyuma nibwo twatangiye hari umushuti wacu aratubwira ati ariko ubundi yaraje mu rugo asanga turirimba aratubwira ati ariko ubundi kubera iki mutaririmba ko mubizi kubera iki mutabikora ngo biba akazi biba umwuga murabizi pe turamubwira ati reka ntago twabibasha ntago twakwiyangaje ngo tujye imbere y'abantu turirimbe hanyuma rero arangije aratubwira ati rero ati tugiye gukora akantu kamwe gatoya ati reka dukore akavideo gatoya yagiraga kamera ati reka dukore akavideo gatoya tugashyire hanze hanyuma turebe comments z'abantu nibiza gukunda bagatanga comments nziza muranyemerera ko turi bukomeze nibiza gutanga comments zitari nziza nanjye ndabemera ko tubireka ubwo rero twakoze abantu bazajya kuri YouTube channel yacu bazasangaho kava izuba rirarenze niyo twakoze twari mu rugo bisanzwe hanyuma aragafata ni nabwo uwo munsi ngira ngo twahise ducreate YouTube channel na Instagram byose hanyuma abishyiraho tubona comment dushyira no ku ma status ndakubwiza kuri iyo kava yarazengurutse ahantu hose hanyuma ahita atubwira ati murabona ko abantu babyakiriye neza tuhita dutangira gutyo dutangira gukora n'andi makava yego umutura CEO wa Isonga n'abandi bayobozi yose duhita dushyiraho abayobozi nk'ubwo nyine n'ahandi hose iyo ari itsinda rikora ikintu runaka rigomba kugira abayobozi ni nk'ubwo buryo rero byatangiye ndabona usa nk'umuyobozi wabo urebye mbese nagiriwe icyizere kugira tuze kubivugaho birambuye abari gukurikira baze kumva impano mufite muturi imbere ku iyo ndirimbo mwabanje yitwa Izuba Rirarenga wabivuze neza isokora publicité abashaka ibihangano byanyu barabisanga ku Isonga Family ni YouTube channel yacu niko yitwa na Instagram nayo ni Isonga Family kuvuga ngo unabashaka niho yababona byoroshye udushaka niho yatubona ariko tugirana nimero y'akazi kuko dukora akazi gatandukanye tugirana nimero y'akazi nayo turaza kuyitanga muraza kwitanga manze muturirimbe Izuba Rirarenze Izuba rirarenze iririmwe y'abashumba inka z'iwacu ziratashye abiriwe bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umunsi uragiye icyuya mu gahanga umunsi urashize ndirimbo barya baririmba no mu bukwe ngiye gushyingirwa dukora akazi ngiye gushyingirwa akazi sambatumire kuva mwatangira umuziki mubikora icyo gihe kugeza ubu ngubu mubona hari umusaruro bigenda bibaha umusaruro ahari kandi munini pe ngire ngo byadufashije kuba twakwiteza imbere ku buryo bumwe cyangwa ubundi harimo natwe twagiye tubasha gukora n'indirimbo zacu ngire ngo abadukurikirana barabizi harimo n'indirimbo zacu ngire ngo hari ebyiri hari n'izindi ziri muri studio urumva ko kandi urabona biranadutunze tuvayeho turarya tukambara byose kandi ni umuziki nasanze mwese mwambaye ibisare karasira aya Clarisse kanigire kuri Clarisse kuki bahisemo ko uririmba gakondo bakabikubwira ukabyumva wari usanzwe ukunda indirimbo za gakondo yego narabikundaga cyane kuko tujya no kubikora ninjye nabihisemo yego nabihisemo kuvuga ngo ukundaga gakondo mbere hose cyane yego nibutse indirimbo wakundaga wakuririmba ku giti cyawe indirimbo nakundaga se ko ari nyinshi urahitamo iza mbere se ko ndumva itari kuza zabaye nyinshi n'ubundi ndacyakunda mfite n'izindi nyinshi nkunda mbwire eshatu ndaguhinduramo imwe nta kibazo ziri kuza eshatu
Ari indirimbo nkunda yitwa Impundu ya Cecile Kayirebwa. Yego ndayikunda. natwe duhe impundu hano. Ngize impundu naje mbazaniye, dore impundu ngo ziraba urwunge, naje mbazaniye zikisobeka imitima kandi zikisesa umubiri wose. Ngize impundu naje mbazaniye, baranyizihiye nyamibwa zanjye. Naje mbazaniye, mbahaye umugisha mbambariye impumbya. Naje mbazaniye, ngize impundu naje mbazaniye. Reka nsiga. Hanyuma rero Isonga Family muhisemo gukora mutyo indirimbo gakondo, mwatubwiye muti byatangiye kutubyarira umusaruro. Kugeza ubu ngubu igitaramo mwitabiriye mwakita ko ari kinini kuri mwebwe ni iki? Kugeza ubu ngubu igitaramo twakwita ko ari kinini n'ubukwe nibwo dukunze gukoramo cyane. Ntago nabyita ko wenda turagira amahirwe yo kuba twapafunga nko mu gitaramo runaka, ariko tuzi neza ko ibyo bizabaho. Mwatangiye kwiyandikira n'indirimbo zanyu. Indirimbo zanyu nazo zanditse mu buryo gakondo cyangwa muvangamo n'undi muziki? Ni mu buryo bwa gakondo. Yego. Indirimbo yanyu ya mbere mwanditse yitwa mbese? Indirimbo yacu ya mbere twanditse, izo twanditse ko ari nyinshi buriya. Indirimbo ya mbere yaje muri gakondo twanakoze no muri studio yitwa Sanga Ukunda. Sanga Ukunda. Yego, ni indirimbo yaririmbiwe nk'umugeni. Yego. Siko murimbi byagene mutari mwashyingirwa bimeze bite? Nuko ari ku kazi kenshi twakundaga kubona, hanyuma yego n'izindi ndirimbo zirahari zizaririmbirwa abantu benshi batandukanye, ariko iyo niyo twahereyeho kuko nyine twabonaga akazi kenshi cyane kajyanye n'ibyo, turavuga nta mpamvu yo guhora turirimba iby'abandi, reka natwe tugerageze dukore umuziki wacu, kandi yakiriwe neza, abantu benshi barayikunda. Riri yakomera meze neza bakomeye manshi. Ushinzwe iki mu Isonga? Njyewe nshinzwe repetition. Iminsi repetition, amasaha. Nibyiza cyane. Nibyo mbese. Wari usanzwe ukunda gakondo cyangwa baragukurubanye? Kubaza umuntu ungana nanjye bankurubanye. Byaba ari ikibazo gikomeye. Kuririmba iby'abageni utarashyingirwa biki? Nuko ari byo nkunda, nisanze nyine nkunda ibi ngibi ni nabyo nkora. Ntago mbeni ntari nashaka, ndabizi ko nzashaka, ubwo nibyo nyenda nabikora mbizi ko nzashaka. Urabona n'ubwo buri hafi? Nzababwira niba buri hafi. Iyo umukobwa uzacyane utamenya. Mufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka mukore umuziki nk'ibibatunga cyangwa se nk'akazi, n'ubwo wanyu babyakiriye bati? Mu rugo wacu babyakiriye neza, kuko muri iki gihe kubona akazi biragoye, subize se ko bigoye. Rero nanone abantu bangana natwe kuba tugitunzwe n'ababyeyi, ntago nyine bari sawa, ugomba kujya gushaka akazi kawe ukitunga nawe ukamenya ubuzima nyine bwo hanze ukuntu bumeze. Yego. Bivuze ko hari n'uruhare bagira kugira ngo umuziki ugende neza? Ababyeyi cyane. Niba bakubita amafaranga ya studio baradufasha ko bashobojwe, amafaranga ya studio, amatike, baradufasha n'ibitekerezo. Yego. Wow, ni byiza kugira ngo ufite impano ubone n'ababyeyi bashyigikira, aba ari byiza cyane. Akenshi usanga ababyeyi batadushyigikira mu mpano zacu ukuntu, ariko ni byiza. Nshimiye ababyeyi banyu, namwe muraza kubashimira, ndabatanze nyine. Indirimbo yanyu harya yitwa Sanga Ugukunda. Sanga Ukunda. Oh wow, nanjye reka nisangira uwo nkunda nanjye. Namusange Turembeye kwisanga Ukunda. Basumba imfura mu bahari,
keza umutoni wacu igihe cyari iki umwanya wari uyu ngo bagutwara usanga ukunda igendere se mukundwa cyo genda mu mararungu kuko urukundo ruruta byose shenge sanga ukunda shenge sanga ukunda. Wow shambo yanga nkumbuye ubukwe kabisa nange mwabukumbuye cyane. Harya wowe warangije kwiga 2018 Ego. Secondaire kaminuza Masters. Ego. Wow wigira mu muziki Ego. kuri nakuye umugabo Tingiye umugabo tumusengere nukuri turamusengera. Ego. Mukunda no gusenga cyane. musengera Dusenga Abadventiste b'umunsi wa karindwi. ni byiza cyane. Isonga rero mwamaze kubyumva n'abakobwa bafite impano ntago tubishidikanyaho mwabyumvise ntago ari amakabya nkuru ya Albert wapi ni ibintu mwiyumviye indirimbo zabo ziba ziri ku Isonga Family ni kuri YouTube channel yabo ndetse no kuri Instagram ushobora kubashakaho ukababona baraza no kuduha nimero mushobora kubahamagaraho mukaba mwababona niko Clary Nje kuvuga Karasira amenya mumukunda. Ego turamukunda. Indirimbo ye muzi. Kuzara ariko ntabwo tuzizi zose ariko turazizi nk'umuntu dufana tuba tuzi duke. Indirimbo ye muzi ngo muyimbire imbere basi. Ahitemo iminsi teruye ni karemera. Iminsi teruye ni karemera kurya ivuguta nta n'umuvuba mwana wanjye ngucira ku mayanjye ugira uko ugenda witwararika ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke isi guteshe utubura ijuru isi guteshe ukuri Karasira arabizi se ko mumukunda. Ego arabizi cyane. Niki mukundira Karasira? Ikintu tumukundira icyambere nge navuga ni umukobwa utuje cyane nyine nkunda uburyo atuje nkunda uburyo akoramo ibintu bye nyine ubona nta bitarimo akavuyo. Hari abahanzi benshi ba King James ba Ivan Mano ba Ivry ndetse n'abandi benshi basanzwe barimba indirimbo kandi z'ubukwe ukabona abantu bazikunze mwebwe kuki mwahisemo kuririmba indirimbo z'ubukwe mubinyujije mu buryo bwa gakondo mubona gakondo itandukaniye n'izindi ndirimbo twakita iz'urukundo ariko za zinjyana zitari za gakondo? Gakondo ahantu bitandukaniye nuko gakondo nyine ubundi gakondo muri rusange kuntu byumva kuntu bivuga aba ari ikintu cy'ahantu umuco wabo niho numva itandukaniye na ziranjyana zindi za sekera. Urumva rero kuba twarahisemo gakondo icyambere nuko turayikunda cyane ni umuco wacu cyo ni icya kabiri. Ikindi biroroha cyane iyo ukora ikintu ukunda kurusha kwihatiriza mu kintu udakunda bivuga ngo wenda na sekera bamwe muri twe harimo banagerageza ariko twese twisanze dukunda gakondo nk'injyana nyine twese twasanze duhuriyeho hanyuma duhitamo kuba ariyo dukora. Ubukwe bwa mbere mujya kuririmba mu bukwe umunsi wa mbere byagenze biti? Ubukwe bwa mbere twaririmbyemo rero ni ubwa sister wacu. Byari ibintu bikomeye cyane kujya imbere ya public y'abantu ni ibintu bikomeye utabimenyereye. Yego twanimbaga muri korali twese twakuriye mu makorali urumva twakuriye mu rugo rukijijwe urumva
urumva rero wenda twari dusanzwe tujya imbere y'abantu ariko bitandukanye ugiye kuririmba indirimbo nyine style itandukanye niyo waririmbaga imbere y'abantu niwe bahanze amaso urumva byanga bikunze ugomba kugira amakoba butitira gufata microphone ukagira gutya urumva byanga bikunze ntago biba bimeze neza yego naho imbere y'itangazamakuru bwa mbere se uwo munsi wo ntago nzawibagira byagenze biti mana yanjye iyo mbyibutse njya numva nongeye guseka wa mugani bati uhise useka nawe mise nseka uwo munsi ngira ngo twari turi bujye ku Isango Star twari dufite igitaramo na Mushakamba ngira ngo cyagombaga kumara amasaha 2 uririmba urabyumva umuntu ugiye kujya mu itangazamakuru bwa mbere kuri televiziyo live urabyumva ukuntu birenze twakoze ama repetition kugira ngo tudaseba twaragerageje sinzi ukuntu nabikubwira byari ibintu bikomeye twari tugifite nka nijoro saa 4 z'ijoro kugeza saa 6 ngira ngo cyagomba kurangira nawe ubyibaze twabyutse kare tukarepeta tukagera gute mana yanjye tukajya wibaza ukuntu kamera ziribe zikuriho nyine umve ngo twese byari byaducanze ariko ibyo twibwiraga nko muri televiziyo hameze ntago ariko twasanze atari ibintu birenze hanyuma turakora kandi bigenda neza kugeza iki gihe umuziki wanyu uko byagenda kose murakora nyine mwanatubwiye ko bigenda fresh ariko hari uko byagenda kose ntago mwabura imbogamizi kugeza ubu ngubu niki kibangamira umuziki wanyu cyangwa se uburyo mukoramo kuba mwatera imbere kurusha uko biri cyambere n'ubushobozi imbogamizi nyine ubushobozi kuba urabona kujya muri studio kuba wakora audio ukabona amafaranga yo gukora video ukabona amatike yo kugenda buri gihe nakwita ko arizo mbogamizi duhura nazo cyangwa se no kuba wakora music ntibone promotion ngo igera ahantu hose nyine umuziki wawe ugera aho wifuza kugera urumva rero izaba ari imbogamizi duhura nazo kandi biratubangamira cyane bitangira no kuba twagera aho tugera gucika intege ho ntago bihari dufite gukora mpaka bigeze aho twifuza nanone mukora gutya nta yindi management mufite uburyo bwo kubona ibitaramo mujyamo cyangwa se ibyo birori mujya kuririmbamo biraborohera buriya urebye niyo mpamvu ndi kukubwira ntibiragoye nta yindi management dufite byose nitwe tubyikorera akazi tubonye nitwe turagerageza niba ari abacuranzi tukarepetana nabo tukabishakira tukabishyura tukagira gute urumva rero ntago biba byoroshye ariko byose nitwe tubyikorera kubona ibitaramo turirimbamo kiretse ari twe twabyishakiye cyangwa se nk'uwa hostinze akaba yavuga ati wenda hari abantu nzi bashoboye kambahamagare urumva nyine biragoye ni icyo usaba dukurikiye ndabasaba inkunga zitandukanye ariko y'ingenzi ni amasengesho kubera ko Imana nishobora byose hari byinshi bo batabasha gukora ariko Imana yabikora rero bajye badusengera bakomeze no kudufasha nyine badufashe ku ma social media dukoresha ba sharinge bakore subscribe n'andi hose abona ko bikeneye ko badufasha. Liliane iki cyagutunguye bwa mbere ugera muri studio? Hari ukuntu ugera muri studio bwa mbere nyine uzi ngo ni ibintu byoroheje, hari igihe ujya ugasanga ya producer cyangwa ariko hakunda ko harimo abantu benshi, wareba aba bantu none ukavuga ati mu buzima ngiye gukotora birarangiye, indirimbo ukayibagirwa ugahera umwuka ijwi rikagoromanga, ibyo bintu bigoye cyane. Dusoza mu gihe kwibutsa abantu ko bababona ubundi munacuye imbere indirimbo yanyuma dusoze mwateguye kuza gusangiza abakunzi banyu. Ukuntu batubona dukoresha YouTube channel nabivuze Isonga Family, tugakoresha IG Isonga Family, Isonga Sara kuri Facebook. Ikindi ni nimero zacu ku bantu badukeneye kubafasha mu birori
ni nimero y'akazi babyumve neza, ni nimero y'akazi. Oya ntabwo ariyo kunteretaho. Yego ni 07 88 62 37 37. Ni nimero yacu abantu bakeneye ko twabafasha ku mahoteli wenda yabo, mu bukwe no mu yandi maseremoni atandukanye. Ku bantu bakunda gakondo turahari, ni muri ubwo buryo batubonamo. Sawa, murakoze cyane. ngo burije bamararunguye nahiye mwiza twaye yemwe bakobwa mwambara inyonga ye nahiye mwiza twaye dore basaza banyu bambara inkindi ye nahiye mwiza twaye ngo batwika bijanda n'akabugondo ye nahiye mwiza twaye uhindema urugamba yahandatirwa abahizi ye nahiye mwiza twaye dore tujye gusura yandiza abaro ye nahiye mwiza twaje mwiza twaje ngo twaje abanyutumara nirunguye nahiye mwiza twaje mwiza twaje ngo twaje abanyutumara nirunguye nahiye mwiza twaje. Wow, karari kuba ufite isoni yana nuko ari wowe mutoya. nta n'isoni ngira maze ntazo nuko ugize uti nta soni ufite. Nta soni ufite. Turabashimiye kandi tubifurije iterambere mu muziki wanyu. Nukuri murakoze cyane kandi mwakoze no kudusura. Imana ibahe umugisha. namwe mwakoze kutwakira. Yego murakoze.